Let's go. Karibu. Maya biti. Sawa. Namahoro. Ego namahoro. Okay, karibu. Simeze neza. Nyine urebye Okay. Ni kibazo ufite utari kumbwira? Bifringiye ni kibazo ufite utari kumbwira? okay. Kunira ubwoba. Oya mama. Urabona nagira ngo njye mu kirori njye na Gigi nifuza kubikubwira kugira ngo bimfashe kubyumvishamo. Wese utabimwibwiriye. Muri iyi minsi amaze iminsi ananira cyane kugenda kwanjye, niyo mpamvu nagenda. Ntabwo nabyanga kuko nyega nicyo kintu cya mbere nsabye kuba naza mu rugo. Ndabikora. Kabishoboye. Ndabikora kandi igihe mutuje ndabizi ntabwo byaba. Thank you. You're welcome. Okay, it's okay. Have a nice day. Ngo rero ari kuri hari igihe mbona ibintu bikancanga, ibintu bikanje mu mutwe, naryama akaba ari byo mbona, nabyuka nkabibona. Icyo gihe ibyo bintu ngiye mbinera ikibazo mba numva ntazi pe. Buriya nubwo bambwiye ngo uriya mugabo wawe nyine, nubwo wambwiye ngo uriya mugabo mumeranye neza ng'iki, ngo umukobwa wawe yaramwishimiye, ariko ngewe mba mbona nazi pe. Narabarebye ejo bundi mva iwawe mbona harimo aga question mark. Icyo kandi singazi nkubwira ibintu. Harimo iki wabonye ki? Cyane nabonye ukuntu barebana n'uburyo bameze n'uburyo bakinana. Icyo rwose ibyo amaso yawe yarebye nabi.
kuba bakinana nyine ni uko bamaze kumenyerana nta kindi kibyishe ubu singe simbona cyangwa urabona sheri wanjye ibyo yabijyamo hagati ntabwo bishoboka kandi na Maya ndamwizeye ntabwo ibyo bintu bishoboka nyine abantu babana hari ukuntu bisanzuranaho wenda wowe nkawe utamuri urwo rugo wabibona ugakeka ibindi ariko ndakubwiza ukuri ntabwo bishoboka nta nubwo mugabo yabitinyuka ariko recyo ukora mugabo mutabana ngo urebe cyangwa njya nibaza uriya mugabo nta maraso atarahuye nuko utamwiyumvisemo hamugabo umupfiki Swa mama we dupfiki muzihe usibye ukuboko yamaye hari n'ijambo rye nzi cyagiye nibaza nta na rimwe uramubonaho ikiza ibintu byose bihora ari gutya urarengeye ikintu nabonye kikagira gutyo kuvuga kinera ubwoba oya ni intekerezo nyine nk'umuntu mukuru hari ibintu umuntu atekereza cyangwa nk'ibintu umutima nyine wibwira ariko ntabwo bishoboka simbamagaze ngiye burarereka mubwira ntabwo bishoboka nizera ry'Imana ntabwo bishoboka yego babarebe koko ngiye buraneshaka mubwire sinzi impamvu utamenyera ikintu cyane y'ubwoba natekerejeho kangahe burangiye mbona bundi iyo nza no kuba umurokore nk'abasiriye nkashinga itorero nari buhanure ni warushinze rero ari buhanure yewe ugahanura ibyo binyoma nyine noze ntarongo abantu bahanura ngo bagahanura ibinyoma oya reba rero nk'umpanuriye nk'ibyo bintu ukayindwa asanga ndaje abantu ijoro kumva ari ibinyoma bigeretse ku bindi ngewe urambona nerekwa erewe weretswe tubyihorere reka nkubwirere cyo wenda sinzi ukuntu nabikubwira uriya mugabo urebye ukuntu aho twahuriye uburyo twamenyanye nibwo wamugirira icyizere nk'icyo umugirira none se ushatse kumbwira ko yagiye kunkunda n'abandi bakobwa bari hanze aha ngaha bari mu kigero cye bakundana hakavuga ati reka twikundanire urukundo anyereka urukundo njye muha ntabwo ahubwo niba ukwiriye kugira ikibazo oya nicyo ndi kuvuga nyine ubundi yagukunze ate wungana uko abona abakobwa ahura nabo urukundo ntirubaho atya urukundo rubaho mbese kuki njye namukunze reba wa wundi wandangira ukuntu yaje uriya si wowe wari wamushimiye akaza tukabana hari ubwo naryaga hari ubwo naryamaga sinaraga kumarira nkirirwa kumarira sinirwaga kundi ubu nkarara kundi ubu si yari mukuru se uriya rero wita ngo ni umwana ngo aracyari umusore uriya wabona ari Imana yavuze ati ngaho rero umwana wanjye reka nguze amarira ngaho ugenda wibereho mwibanire nawe wumva umunyenga w'urukundo sinubwo ukuntu iyo mwumva ibi bintu kimwumva nta kintu bitwaye apfa kuba nkunda nanjye mukunda kuba rero aganira na Maya nyine barabana mu nzu nta kuntu bataganira nta n'ukuntu batarebana nk'abantu babana ahubwo wowe ukayibona mu zindi ntekerezo kuko ntacyo bitwaye pe reka nta kintu bitwaye ni ukuri nta kintu bitwaye uzi ukuntu iwacu hasigaye hasusurutse uzi iyo twicaye nimugoroba uzi urwenya tuba turiho uzi ibiganiro biba biri mu nzu uzi ko ndyama nkumva ndakomeye kuko mu nzu harimo umugabo mukomeze tuzahabwa impundu dutabarutse cyo nzatabaruka rwose pe kandi ndabyizeye ahubwo nawe ujye usengera bizagende neza ariko utabonye kunca intege ngo we na Maya we na Maya urumva ibyo bintu bishoboka ese umugabo ubwo yatekereza Maya we yakwemera ntabwo bishoboka ntabwo ngiye ibyo rwose nabihana umwanya wanjye ngo bitekereze
Shari ugisinziriye koko pe ku buryo umuntu yinjira no mu cyumba cyawe ntumenye ko yinjiyemo. Dore kuryama ibyo ni ibitotsi gusa. Nganyisha ahubwo cyangwa waraye muri telefone Shari. telefone yarenga Urasinziriye ninjoro kigenda ijyamo ari ngeze njya muri telefone nahise nsinzira. ko byahise byihumirije. Ego kiriro ese ko akazi kanjye kahagaze buri nawe nzinguka njye. Mugani ariko byihorere ndigushaka ukuntu n'akazi hari iwacu kandi ndabizi bizakunda. Biriya by'iwanyu byo gutegereza ngo igihe muzafungurira oya kamushakira umwanya hari iwacu ari buza gukora aricyo bitwaye. Urumva ntabyagashyira sikuntu ubona negereje ngo badufungurire ari ako kazi nanjye yora kwirirwa hano biranje. None utazi ngo bazafungura ryari. Uzi ukuntu umuntu yariwe mu rugo yitekerezaho cyane. Ariko iyo wagiye mu kazi uvugira mu kazi ugataha unaniwe ukaryama ukaruhuka. Njye ntabwo mba kwitekereza ahubwo ndi kwitekereza. Umunsi ukira. Umva mubwire ntakubeshye. Nanjye ndanezerewe ibi bihe ndimo nahoze mbisengera. Nahoze nsaba Imana muri ubu buzima ngo izampe kunezerwa nk'uko mfite ubu nta stress nta bibazo numva nizihiwe mba numva ndi kumwe n'umuntu mba numva inzu isusurutse sinzi ukuntu nabikubwira gusa warakoze nanjye ndanezerewe ariko bizaba akarusho. Bizaba akarusho uwaje ukajya uraranga pana biriya byawe ugahita usubira mu cyumba cyawe. Umunsi umwe ibyo bizaba igihe bizakundira ndabizi bizaba kandi ni vuba. Ngarubyuka tujye kunywa icyayi nanjye ngiye mu kazi. Ureko njye kunywa icyayi njyenyine dusangira icyayi njye ninjye mu kazi nta kibazo nawe ngira ugaruka kuryama. Tugomba barebe mfite ibitotsi. Ntabwo ushaka ko dusangira icyayi. Yashoboze. Icyo rwagiye unywa icyayi kuko icyayi uragira ngo uzasohoka ahangaha warananutse uravuga ngo ntabwo nakwitayeho. Subwo ndakuna mukaraga. Rero umuntu tujye kunywa icyayi mbabarira nanjye tujye kunywa icyayi. Njye no mu kazi dore hanakeye we nuko uri mu buriri utabibona hakeye izuba ryavuye. Basi ndaje cyangwa ibyo nawe twiryamiye nawe kujya mu kazi nza twiryamye basi gakeye. nibanze ko dusangira icyayi nanjye ejo ntabwo tuzagisangira uzakinywa wenyine. Nukinywa nanjye ndaza kwereka ndi bukinywere. Ngahe bazi ndagukunda. nawe ndagukunda. Reka rero njyewe ngire no mu kazi ubwo aho uri bubyukire mbore witeho sibyo. Ndumva utagiye. Oya reka njye mu kazi ntabwo twese twaryama ngo bikunde n'akazi kari hariya. Umunsi mwiza wiyiteho ndagukunda.
kugira ngo abazungu. Azi ko kuva igihe twakiniye utaratsinda n'imikino ibiri basi mu mikino nk'iyi itatwakira. Ikibazo ni ugutsinda cyangwa ikibazo nawe gutsindira? No gutsinda, ikibazo no gutsinda. Ari mu makarita. Maya bite? Sheri. Mwiriwe muti. Bimeze neza, karibu. Yewe. Munaniro. Mananiro. Mwiriwe muteze hano. Mwamwibere mu makarita mwikinira amakarita. Nisi ko nta kintu twakora. Ariko ntacyo bitwaye bibamarira ubu. Bimeze neza. Bimeze neza nta kibazo. Nawe rero neza. Cyane. Let's go rero gukumbuye. Urumvikana amasaha yabaye menshi. Nanjye ubu nandi nagukumbuye. Maya. Oui. Hakana nshaka kukubaza. Ntakibazo cyane. Ko mwirirwana muganda umwanya munini hagiye muba muri kumwe umubona ute? Wakubaza ngo uriya mugabo uba mu rugo umubona ute? Wabisobanura ute? Ndavuga uyu nguyu. Simo ufite aho n'umugabo mwiza, umugabo ucisha make. Ndumva ari ibyo byihuse muri njyewe. Si uko adafite ibindi ariko ndumva ari ibyo by'ingenzi. Nicyo nashaka kumenya. Umugabo mwiza, umugabo ucisha make. Yego, nibyo. Nawe warabibonye? Kandi ko ari njye ubibona njyenyine. Ubibona kundusha noneho. Navuga nti buriya ari uko mukunda namvu ntagira uko mubona akunda. Okay. Nawe warabibonye. Sheri urumva ko uri umugabo mwiza witonda. Ubwo nibyo byiza. Umuntu ugomba gucisha make. Nibyo. Abantu bose bakabona ko witonda. Maya. Ndakeka ubona hari icyahindutse muri ubu bukwe. Sina kimwe sina bibiri. Urugo rurasusurutse. Ubu rero umwana wanjye uyu ndagira ngo dukore ubukwe. Ubushobozi turabufite, arahari arankunda nanjye ndamukunda. Ndumva rero twakora ubukwe tukagabanya n'ubugambo buri hanze aha ngaha bujujura. Hari abantu umuntu akavuga turiya muntu bahariya ni muntu ki? Abaturanyi ntibabura ubugambo birirwamo bavuga ati uriya muhungu ntawe uzi niba ari sheri wanjye, ntawe uzi niba ari umugabo wanjye, nta muntu n'umubizi. Ndashaka rero ko bijya kumugaragara. Simbizi niba sema wowe nakuve mu gihe kwibuke. Ariko bibitindaho ngo bihite bijyaho cyane aka kanya n'uri ntabwo ukenda kuwukora nonaha. Bitekerezeho nawe ubyumve mwana wanjye, urabizi ndagukunda kandi nawe urankunda. Bifatira umwanya rwose ubitekerezeho. Sheri sibyo? Njyewe urabizi. Ni wowe munsi nari negereje guhera kera. Nanjye narawusengeye kandi bizagenda neza. Ubushobozi ndabufite, ntacyo nenda kandi n'abantu bazanshyigikira ndakeka. Nta kigoye kirimo. Iyo twakora ibyoroheje ariko abantu bose bakabimenya kuri umugabo muri ubu. Uyu bundi ubukwe n'ubwanjye nawe. Abandi bagomba kugendera mu mujyi w'uburyo twabiteguye. Tuzabitegura neza. Maya ntibikuvuna aka kanya niko nakubwiye. Ubiha umwanya wo kubitekerezaho. Sibyo mwana? Kandi ndakeka ibintu twarabiganiriye bihagije. Nta kigoye kirimo.
reka mbareke mukina amakarita nanjye njya kubeka isakoshi mu cyumba. Reka utwazishirika. Ubu mubujije kwikinira amakarita. Ubu ni wowe w'ingenzi ugeze ureka. Me yarataragaruka mukina.